So aha mpagaze rero ndi ahitwa Mwirebezo, igice duhagazeho turi neza, ni hepfo gato cyane y'irimbi rya hano kuri Eyari. Irimbi ni riri inyuma yacu, aha ni kuri irimbi ryo kuri Eyari ahitwa Gahima. Murabona ko haraguru n'urusengero, aha ni ikorosi rituruka, iri ni ikorosi rituruka uturutse Kibungo mu mujyi, urazamuka umusozi ukaza werekeza uza Mwirebezo usa nk'ujya Rusumo. Ahantu rero hari umuhanda ufite ikorosi rikata, si ubwa mbere habereye impanuka, hakurya y'abari abantu bari imbere yanjye niho umuntu witabye Imana witwa Konsore wari uri mu muhanda, umuturage wa hano muri aka kagari ka Mahango, ni mu murenge wa Kibungo, ni mu karere ka Ngoma, habereye impanuka. Iyi mpanuka rero ukuntu ibaye, bikuntu bigenze, imodoka ni ifite plaque yo muri Tanzania, yaturukaga mu gice cy'Ikibungo Ngoma iza nk'iyerekeza Tanzania. So rero ngo igeze muri iri korosi ihakubitanira n'indi modoka yari itwaye, indi modoka ya fuso, ariko yahise yigendera, ntabwo igeze ihagarara. Noneho wari utwaye iyi modoka ashobora kuba hari ikintu yikanze, asa nk'ujya kukidepansa. Mu kujya kukidepansa rero nibwo imodoka yaratwaye ihise ikata isubira mu ruhande rw'uwo mubyeyi yari arimo mu kuboko kw'iburyo urimo utambika kujya Mwirebezo. Ihita rero ikubita uyu mumama yitwa Konsore, ahita yitaba Imana agakanya. Bibaye hagati, ubu tuvugana muri aya masaha, muri iyi minota itambutseho gato, ubu ni saa 1:58, ariko ibaye hagati ya saa 1 n'iyi minota, hagati y'iminota 58 nibwo iyi mpanuka ibaye. Uwo twaganiraga rero wari ubimbwiyeho, wari unahari n'umwana w'umukobwa, arambwira ati iyi modoka igeze hariya imbere gato, ubwo wenda abantu bari gukurikirana kuri aya mashusho murabona umuntu uri ku igare usunika igare mu ntoki. Imodoka yaturutse imbere iza kubona imbere yayo indi modoka, bikubitanye bisakirana mu ikorosi. Ahantu si ubwa mbere habereye impanuka, ko twigeze tunahakora n'indi nkuru igihe habaga indi mpanuka, yaje imodoka ituruka mu gice cy'Ikibungo, imodoka yaturukaga mu gice cya Rusumo, irimo izamuka igeze hangaha muri iri korosi aho iyi modoka igeze muri kubona aha. Iyi moto yaturukaga mu gice cya ruguru ivuye Ikibungo ihetse umumama. Icyo gihe iyo moto yaraje irasakirana. Aba basore mubona bari kumwe n'inzego z'umutekano, ubwo ndavuga aba basore muri kubona, uyu musore wambaye ipingu n'uyu mugenzi we wambaye uriya musore wamugonze, wari utwaye imodoka yambaye ikabutura, murayibona, uriya wambaye ikabutura n'inkweto z'umukara, yambaye ipingu imbere, murabibona, yambaye n'aga t-shirt, agakoti gasaka gusa nk'agafite shokora ukuntu, amaboko n'umweru, niwe wagonze. Uwo nguwo uri imbere y'umupolisi, niwe batwaye wagonze. Uyu usubiye inyuma rero wambaye umuhondo n'ingofero mu mutwe, niwe bari kumwe mu modoka. Ubo imodoka yaje ikubise uyu mumama, ihita yibirika ahantu mubona uriya mudaso ahagaze. Uriya mudaso ahantu ahagaze niho imodoka yakubise, iragenda iribirika, irimo hariya hasi mu cyobo. Nukuvuga ngo imodoka yo iri mu cyobo hasi, niho yagiye iraryamye, ni naho ubu ngubu iri. So imodoka ziri kuza zose ziri kugera hano ziragenda gahoro kugira ngo nyine hatagira izindi mpanuka. Uriya rero bari kumwe, bamusabye yuko asubira inyuma agafata uwo mugabo muri kubona, uwo uvuye muri abo badasa aho bari. Murabona ko ari kugenda afite mu ntoki, mu kuboko kw'iburyo ibikapu bibiri, ibindi bikapu bifite mu ntoki. Bari Abatanzania rero, bashobora kuba bari bavuye i Kigali barimo basubira iwabo Tanzania. Nibwo rero bageze hano Mwirebezo bahita bagonga uyu mumama. Ubu tuvugana umurambo w'uyu mubyeyi uracyari hano mu muhanda, barindiriye ko ambulance, imbangukiragutabara nyine iza kuhagera ikabafasha, bakaza gukura uyu murambo hano ukajya mu buruhukiro kugira ngo ubanze usuzumwe. Iki gice mubona rero kiri imbere yanjye, iyi ni sitasiyo yo kuri Anglikani ya Ebeneza, ni sitasiyo nshyashya itaratahwa, niyo rero ni hafi neza yaho iyi mpanuka ibereye. Murabona ko hari amamodoka ari guturuka i Tanzania ari kumakomeza yinjira mu mujyi wa Kibungo, niho duhagaze, ni naho habereye iyi mpanuka. Aho iyi modoka igeze neza, aho mubona igeze, ni naho uwo umurambo w'uyu mubyeyi nawe uryamye
ufubitseho igitenge hejuru, yavuye amaraso menshi, yahise nuwa ngo imodoka yamukubise ahita yikubita hasi, ahita apfa ako kanya. Kuko no mu kanya naganiraga n'umwe mu bantu bari baciyeho, ambwiye ati imodoka iturutse hariya nyireba, n'indi yari iturutse hano, uyu warutwaye iyi modoka isa nkaho izi modoka ntoya za mavuatire izi zigezweho nto zitwara abantu 7, rero uko yazaga yihuta niko yikanze asa nkaho agiye kugongana n'igikamyo cyari giturutse gitwaye umucanga giturutse hano mu irebezo, asa nk'udeviye rero agihunga kugira ngo bitagongana, birangira akubise uyu mubyeyi witwa Konsole, ahita yitaba Imana. Sindamenya wenda ngo afite abana bangahe, reka wenda tunaganire n'uyu muhungu we mbere ko twinjira mu bindi. Ni umuhungu we w'uyu mubyeyi witabye Imana, uyu ni umusore, ni umuhungu we w'uyu mubyeyi witabye Imana. Ubundi mama wawe yitwaga nde? Mama yitwa Mutuyimana Konsole. Wowe witwa nde? Nitwa Vuguziga Regis. Muri abana bangahe iwanyu? Mu rugo turi abana 5. 5. So ngira ngo wenda turimo turaganiraho gatoya, ubundi tubwire muri rusange mama wanyu yaje nka sangahe mu gitondo? Mama nyine twayuko n'ubundi mapuro yaragiye kuzana, yari yazinumye nimugoroba, nkagerayo nkabura uwo mudugudu waho. Yambwiraga ko ari ujye kumuranga saa 11 atarajya gukora. Ubwo njye nabyutse yagiye, ako nibwo yarakimara kugenda. Ubwo mugonda ari kuva ku kagari n'undi kubyuzuza. Ukurikiranye abantu bagiye babigarukaho cyane, bavuze ko bigenze bitubundi, nibo wakurikiranye? Shangiye ntago ndabimenya neza tu. Ubu se mwarimu yari yababwiye ko agiye ku kagari? We nyine yari yatubwiye ko agiye kubanza kujya kuri uwo mudugudu wa Gisaka, n'undi akahita azamukira ku kagari bakabyuzuza. Bya byangombwa by'ubutaka yaragiye gushaka? Ni ibyangombwa by'ubutaka. Muri abana bangahe iwanyu? Turi abana 5. Ngo muri 5 abakobwa n'abahungu ni harimo abakobwa 2 n'abahungu 3 n'ingiye bucura. Niwe muhungu mutoya. Bariya uriya wicaye hariya ni mushiki wawe hariya? Bariya muravuka? Ni bashiki banje 2. Bariya muravukana bose? Yego. Ubu se mufite papa? Papa n'uriya ni mudugudu wicaye hariya hakurya. Uriya mugabo wicaye wambaye inkweto z'umweru? Uriya niwe papa wawe? Uriya hari aho umupolisi ageze? Yego. Niwe papa wawe? Ubundi mu buzima busanzwe mubayeho gute? Tubwizanye ukuri tuganireho gakeya. Mu buzima busanzwe urebye nyine mama mu buzima yarabayemo, yari umuhinzi. Uriya mushiki wanjye nyine nawe yabaga ari gucuruza mu rugo akabari. Wowe wakoraga iki? Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umukanishi. So mwabyumvishije, uyu rero ni umuhungu w'uyu mubyeyi Konsole witabye Imana azize impanuka ibereye hano mu irebezo. Abantu ngira ngo bahumve, ni igice turimo cya hano Ikibungo mu kagari ka Mahango, ni naho turi rero. Ku bijyanye n'iyi mpanuka, ni ibintu bisa nk'ibitunguranye muri iki gitondo, mu masaha ya mu gitondo hagati ya saa 12 na mirongo saa 2 zisa nk'izirimo, ni hagati ya saa 12 n'iminota hafi saa 1 gutyo nibwo impanuka ibaye. Kandi mu bigaragara nyine uwitabye Imana n'umwe, abandi bo nta kibazo bagize, yaba uwari utwaye imodoka n'uwo yari atwaye, bose hamwe nta wagize ikibazo, bose baracyari bazima. Ubu tuvugana rero umusore wa Gonze wari utwaye imodoka we amaze gushyirwa mu modoka. Aba bagabo nyine polisi ngiriya imodoka imutwaye, ngiriya za modoka za polisi ntoya zira ziba zica mu muhanda cyane, zishinzwe ibijyanye n'umutekano mu muhanda. Aha rero ubu tuvugana inzego z'umutekano zo ziracyahari, haracyari daso, haracyari polisi, hari abandi bayobozi yaba b'umurenge ndetse n'aba bashinzwe umutekano mu bice bya hano, cyane cyane abo bita abanyerondo. Nibo nahageze mpita amasangana, n'ubu ni nabo bagihari, naho abantu bo ni benshi barimo nyine bareba ukubona bari abantu bambuka bajya hakurya, barimo barareba aho imodoka yibiritse iryamyemo hariya hasi, ni naho imodoka ubu tuvugana iherereye.
ngira ngo rero ni ugukomeza kwihangana nyine k'umuryango w'uyu mubyeyi witabye Imana, ndetse tunabwira abantu ko batwara ibinyabiziga kugerageza kugabanya umuvuduko, ikindi kiyongereyeho n'abantu nabo bakajya bagendera kure y'umuhanda. Ibinyabiziga ntago bijya bigira na rimwe birebwa n'uwitwaye, ariko impanuka yo iratungurana, iyo ibaye itwara ubuzima bw'abantu. ngayo nguko nuko bimeze rero aho turi mu Irebezo. Nababwiye ko ahantu mpagaze neza, abantu bahazi mu Irebezo, ahantu mpagaze neza hitwa Mahango, ni neza munsi y'urusengero rwa Eyari rwa Gahima, munsi neza gatoya y'irimbi rya Eyari rya Gahima, niho neza impanuka ibereye. mu ikorosi ryaho ni naho umurambo wa nyakwigendera ukiri, bakirindiriye ko haboneka ambulance iza gutwara uyu murambo kugira ngo ubanze upimwe. Nahoze mbona abapolisi cyangwa se inzego z'umutekano umuhanda zirimo zikumira abantu, bavuga ati mwitwararike hatagira umuntu uza kongera guhura n'ikibazo n'imodoka ihageze yose. Barebwe bati mugende gahoro kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze kurindwa. Nuko rero iby'impanuka y'uyu munsi bibaye mu masaha nk'aya, niko abanyarwanda bajya bavuga ngo atari ayawe nta kuraramo. Reka Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Aha rero ndabona ko imodoka ije gutwara uyu murambo, ndabona bazanye shitingi, iriya modoka mubona hakurya, kuko urumva ntago byemewe kwerekeza kamera kuri kino gice cyaho rero umurambo, ariko hariya mubona imodoka iri imbere gucana binyoteri. Ugarutse inyuma gato, abantu babiri murabona bari gushyiraho shitingi, naho ngaho rero uyu mubyeyi aguye. Reka tubihanganishe cyane umuryango w'uyu mubyeyi Konsole witabye Imana azize impanuka. Yari afite imyaka ari hagati y'imyaka 55 na 60. So nayimvuze ko imodoka igiye kumutwara, ariko imodoka y'akarere ihise ihagera. Iyi modoka niyo yarije kumutwara ariko ihise igenda. Ubwo rero imodoka y'akarere, iriya modoka mubona bafunguye ni y'akarere, ni ya modoka ya jipe y'akarere, ni nayo igiye gutwara umurambo w'uyu mubyeyi witabye Imana. Ndabona ababishinzwe, abakuru wa ruje cyangwa se abaturage bahangaha bagiye gukora ubutabazi bw'ibanze bwo kugira ngo umurambo wa nyakwigendera bawushyire muri shitingi, nibarangiza bamushyire mu modoka bamujyane ku bitaro bikuru bya Kibungo aze gupimwa.